ahita nsatura ahangaha arambaga ndirukanka avuza induru aravuga ngo ngiki gisambu uri byo kunywa turanywa tugurura umugi turarinywa ifege tuyishyiraho tugura na rikeri turanywa twicaye rero ndamubwira atezana y'amafaranga tuyagabane twahize nibwo nari ndyamye ahantu nagangitse na ifuri zanyishe ubwo nari nateye inganje nateye ponji genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Yes, reka nizere kumeze neza cyane wowe udukurikira umunsi ku munsi ibiganiro byacu. Imana agikurinda cyane mu byo uri gukora. Nyine nitwa Samu Gakire mu rugendo ndi kumwe na Jiri Rwanda Gospel Show. Turi mu rugendo kandi iyo turi mu rugendo tuba tumeze neza cyane. Uyu munsi ndagarutse mu bice bigiye bitandukanye by'ibiganiro tuguha kandi twishimira uburyo mwakira ibiganiro byacu ari ibitekerezo byiza, ari ibitekerezo bikubaka cyangwa se n'ibidukosora byose turabikunda cyane. Uri kureba ikiganiro buriya biba bigeza cyane inyuze muri komanteri ukatwungura ibitekerezo cyangwa se ukagira icyo tubwira. Tugiye kuganira n'umujene cyangwa se n'umupapa araje twibwire, hari ubuhamya afite bukomeye cyane bufite inyigisho ku bantu bagiye kubwumva ikomeye cyane. Ikaze ku Rugendo Online TV. Bakoze Imana ibaha umugisha. Amazina ninde? Amazina ni Emmanuel hashaka Imana. Uri umuhanuzi, uri umuririmbyi, uri umuvugabutumwa, umuhamagaro wawe ni uwuhe? Umuhamagaro wanjye ari ukuririmba ndaririmba, ari uvugabutumwa ndabukora, n'indi mirimo Imana inshoboje no guhanura. Iyi Imana nyeretse yerekwa ndaritambutse. Ntago ari wa muntu ujya uhanura ko yariye. Hari abahanuzi bajya gusura abantu bamuha inkoko akahita ahanura. Rega hari igihe ibintu byose ntago Imana ibivuga. Hari igihe iceceka. Hari igihe iceceka. Yego, niwe tujye kuganira. Afite ubuhamya bwawe bukomeye n'urugendo rw'ubuzima rumizi ko ibyacu tubibara mu rugendo. Tubibara ko bitangira nyine urugendo rw'umuntu. Umuntu wese aba mu rugendo. Hari abantu bari mu rugendo rw'ubuzima, rw'ubucuruzi, hari abari mu rugendo rwo gukorera Imana, hari abari mu rugendo rwo kwiga, hari abari mu rugendo rwo guterwa inda no kwihakanwa. Buri muntu wese aba afite bwa buhamya bwawe, byayindi byose uri kunyuramo ni rwo rugendo. Niyo mpamvu ngira ngo nyamukuru ibi biganiro tuyadukora ni urugendo rw'umuntu. Twe tuvuga ku rugendo rw'umuntu kandi umuntu niwe uba wararugenze wenyine n'Imana. Niwe uba ugomba kugira ibyo yivugira, nta wundi muntu umwongerereyeho kuko nta muntu ubuze urwo rugendo rwawe. Wenda hari abo mwahuye mo hagati ariko ntago baza aho watangiriye. Hari abo mwahuye mwatangiranye mutakomezanyije. Hari abo ubu muri kumwe batazi ibyo hagati n'ibyo watangiriyeho. Niyo mpamvu tuba tuvuga ngo urugendo rurakomeje rw'umuntu mu gihe agihumeka umwuka w'abazima. Tugiye gutangira utubwira urugendo rwawe cyangwa se ubuhamya bwawe bwatangiriye he? Ni ukuvuga ngo njyewe nyimenya ubwenge, namenye ubwenge ndi umwana mutoya. Nabaga mu ntara mu cyaro iwacu mu karere ka Bugesera ahantu bita Ruhuha, niho nabaga muri Kindamahariya. Hanyuma rero maze kumenya ubwenge mbumenya n'abana na mama, vuze ngo mama twatandukanye ndi umwana mutoya cyane kubera ko njyewe narezwe na nyogokuru, ariko mu kurerana na nyogokuru nza kuza na nyogokuru wanjye aza kuza i Kigali. Hanyuma aje i Kigali nanjye nza mukurikiye mparamye imodoka. Wari ufite imyaka ingahe? Ni ukuvuga ngo muri icyo gihe nari mfite imyaka 7. Nari mfite 7 nza guparama, ariko ni ukuvuga ngo mama ntago ari ukuvuga ngo yarapfuye. Mama arahari, ahubwo data niwe natigeze menya. Ntabwo mama we mwaganiriye akubwire? Mama twaraganiriye nyine kwa ko nawe ari mu buzima bukomeye cyane. Nawe nyine ni ukurya aciye ishiro, yagiye guhingira abantu umubyizi, agataha saa 8 bakamuha icyo 1000 akaza agatekera nabo barumuna banje. Hanyuma rero nabajije mama ndamubaza ati se mama
papa wanjye ari he, arambwira ati rero mwana wanjye impunzi zimaze guhunguka za Kongo, papa we ntabwo nongeye kumubona, papa we yagiye nk'utwite. Ndavuga ati se noneho mama ye byagenze gute, mbwira ubuzima bwanjye. Arambwira ati wa mwana we wavukiye amezi 7, nakubyariye mu nzira ndimo ndagenda munguka ngaruka mu gihugu. Ubwo wavutse ryari? 9/7. Uvukira amezi 7? Uvukira amezi 7. Umwana w'amezi 7 abahora iyo ari mu mugambi w'Imana abaho. Yego, usubije neza, yari mu mugambi w'Imana abaho. Nuko dukomeze urwo rugendo rwawe rwo kuparamira imodoka, ufite imyaka ingahe? Ntago ugeze wiga? Ni ukuvuga ngo njyewe ntago nigeze niga ngo ndangize amashuri, ntago nagize ubushobozi bwo kwiga ngo nyarangize. Yego. Hanyuma ndaparama ndaza nyine nza mu mujyi wa Kigali. Mfite imyaka 7. Ndaza hano mu mujyi wa Kigali, nza nkurikiye nyogokuru nyine nawe yaraje gushakisha ubuzima. Urumva kuva icyo gihe njyewe ntago negeze nagira amahirwe yo kubana na mama, kuko cyane mama nawe nta bushobozi yari afite bwo kuba yaturera. Ku muntu urya ari ukavuye guhingira abantu ni ibintu bikomeye cyane. Hari n'ubwo icyo kirakata kibona cyo guhingira abaturage, cyangwa se hari n'uwajya kugosorera ibyo bishyimbo cyangwa ubwo bunyobwa, n'igihe atabibona nyine. Ugasanga mu gihe mu nzu muraryamye. Naravuze ati rero ntago nzajya kurira imbere ya mama, reka nkurikire nyogokuru, kuko nyogokuru wanjye niwe usa nkaho wandeze. Ubwo ndaza ndaparamanurira igikamyo, ndaza nza mu mujyi wa Kigali. Ndangije rero ninjira mu muhanda. Wahingukiye? Ukuvuga ngo njyewe nza bwa mbere mpinguka, naraje mpingukira Nyabugogo, ndakomeza ndaza nisanga nageze hano kompanyi. Hano kompanyi niho hafi na Croix-Rouge. Niho nahise nisanga. Hanyuma ubwo rero nangira ubuzima bw'ubumarine, nangira kubaho mu buzima bukomeye cyane. Murabona bagenzi banjye, agakinjiro kari hafi, nangira kujya mba marine wo mu gakinjiro, nangira kunywa ibiyobyabwenge, nangira kujya nywa kore ivaho njya kunyura umujyi, nkajya niregwa nsyaga ibyuma nkagurisha. Ikiro cy'ibyuma cyaguraga 30 kiza kuzamuka kigera kuri 60. Nkirirwa cyangwa se nabona umuntu umbwira ngo genda umenera no mazi, nkagenda nkayamena, akama bya birya abakire baba basigaje mu maresitora. Yego. Nkaba ari byo ndya, cyangwa se nkamuzanira amazi yo kuza koza ibyombo, akama ibyo biryo, nkaba muri ubwo buzima. Hanyuma rero ubwo buzima mbubamo gutyo, nkomeza kuba ku muhanda, cya mu buzima bukomeye cyane. Ariko igihe kiza kugera, nyogokuru turahura. Tumaze guhura anjyana mu rugo, ariko kwa ko nari naramenyera ubwo buzima, n'ubundi ndongera ndacika. Byaje kukureba ufite nk'imyaka ingahe? Wari umaze igihe? No kuvuga ngo ubwo ngaho nari maze kugera mu myaka, amaze guhura amaze kujya mu myaka 11. Nari ngeze muri 11. Ubwo rero urumva nari mfite bagenzi banjye tubana, n'ubundi urumva ubuzima bw'umuhanda nari narabumenyereye, n'ubundi ndi marine nyine, n'ubundi mfite n'abagenzi banjye dukorana. Nkumva kuba narara mu nzu ni ikibazo. Nkumva nishimiye kurara hanze, nkumva nishimiye kurara hanze n'abagenzi banjye. Nkumva nyine nibwo buzima nibereyemo. Nkumva sinarara nanyweye urumogi, nkumva sinarara nanyweye kuri kore, kuko byose nge narabivangaga. Yabihe bintu bibi uzi wakoreshejwe n'ibiyobyabwenge kukiba ku muhanda? Ibintu bya mbere nakoreshejwe n'ibiyobyabwenge niba ku muhanda, harimo ikintu cyitwa gusambana. Marine zisambana n'abandi n'indaya cyangwa n'abamarine bagenzi babo? Marine zisambana na marine ngenzi zazo, kuko hari na marine z'abakobwa. Abarimo marine z'abakobwa nazo ziba zihari, ariko usanga abahungu aribo barusha ubwenge, aribo bakuru kurenza abo bakobwa. Ubwo bumuhonga iki? Hari igihe uvuga ati ndaguteresha pafu kuri tineri, cyangwa se ndaza kukugurira ibiryo kwa runaka nituza kugira igihe cyo kuza kurya, cyangwa se akakubona kare wowe ukuze muri abo bose abandi bayoboye nta muntu wamuhangara muri kumwe. Hanyuma rero akakwiyegereza nawe ukamwiyegereza. Hanyuma rero ubwo buzima nza kububamo gutyo.
ariko rimwe ndimo ndagenda nciye ahantu ku gipangu ndimo ndasaba amazi yo kunywa, umubyeyi aranyitegereza arambwira ati wa mwana we nasaga nabi cyane, arambwira ati wa mwana we ahazaza hawe ni heza, uzakorera Imana, Imana iragushaka kuyikorera, ibyo urimo uzabivemo kandi nutabivamo aho kugira ngo iguhombe izaguhombya. Yari umukozi w'Imana. Yari umukozi w'Imana n'umubyeyi umwe nari ngiye mu rugo ngiye kumwaka amazi yo kunywa nyine kwa kundi umuntu abatambutse akavuga ati icyaka kiranyishirika ninjemo hano nsaba amazi yo kunywa. Urahibuka aho hantu? Aho hantu ndahibuka. Hari hano mu budurira munsi budura ku Gisozi. Yego. Niho nari nagiye muri kaga kayitsa kajya hepfo muri niho nyine arabimbwira ngiye mbiterera iyo ngiyo, sinabiha agaciro mu by'ukuri, ariko nkomeza kwibera muri ubwo buzima. Hanyuma nkomeje kuba muri ubwo buzima, mama nawe ari muri ubwo buzima, barumuna banjye nabo nuko nguko, kuko nyuma yaho mama yaje kongera kubyara abandi bana. Kwako amaze kubyara abana mba muri ubwo buzima, nawe ari muri ubwo buzima. Hanyuma ndi kuri rya jambo wa muntu yambwiye naranabyibagengaho kugira ngo imombe izamombya ngo ninyikorere. Mu by'ukuri ndamubwiye ati siyo Mana iri kukubwira mu magambo iraninya, yazaje kabinyibwirira. Arambwira ati njye nicyo nkubwiye. Wari maze gukura? Nurumva nari maze gukura. Nari maze gukura ndi muri myaka 14 gutyo. Ubwo noneho ndangije ubwo buzima mbubamo gutyo, nkomeza kububamo, umwaka urashira undi uraza, niko ngenda nkura, niko ibiyobyabwenge bigenda binkwirakwiramo, ntangira nyine kumva ko ntangira kuba ikirara gikomeye cyane, urumva. Hanyuma ntangira kujya mba muri ubwo buzima nyine, ariko natajya mu nzu ngo nyibemo. Ubuzima bwanjye ari ubwo kwibera mu gishanga, kwibera mu marigori, kwibera mu bikoni by'abaturage, ariho nirarira. Hanyuma rero umunsi umwe ndabyibuka, nibwo nari ndyamye ahantu nagangitse na ifuri zanyishe, ubwo nari nateye inganje, nateye ponji, hari munsi gutya munsi y'irigori niho narindi. Ariho hano ku Gisozi? Ni ukuvuga ngo ahantu byari byabereye ni hano hepfo, n'ubundi hano hepfo munsi hari kwa ba Rugamba, munsi niho narindi mu gishanga, ariko hafi y'umuhanda. Hanyuma ubwo nibwo umusinzi yatambutse, amaze gutambuka ngiye kubona mbona akubise ikivide kingwa imbere. Ndavuga ati si ubuzima koko nzabuhoramo. Ndabyuka ndirukanka, avuza induru, aravuga ngo ngiki gisambu, ngo hano haraye ibisambu. Ubwo ndirukanka, ubwo aho hantu mba ndabacitse, nibamfata. Mbamaze kubacika mba ndagiye, ariko ngira ubwo ndavuga ati Mana we ukoko wazasubira kwa kaka, umutima ukajya utera cyane. Hanyuma bwaracengiye gutaha ngo bitana na bagenzi banjye, duhurira ari agacuriro. Arambwira ati se uri kujya, urumva ubwo buzima niba bwarakunaniye uraducika tujye he udusize? Ndabagara ati po nta kibazo, dukomeza twikinira amakarita, turikira twinywera tineri, tugurura umugi turanywa, tujya no kurya ibiryo. Ubwo buzima mbugumamo mbubamo. Hanyuma igihe kimwe njyewe na mugenzi wanjye twagiye ahantu tugurisha ibyo twari twasyaze. Tumaze kubigurisha amafaranga bari uyabitse. Hanyuma mu gihe ari uyabitse turagenda tugura ibyo kunywa turanywa, tugurura umugi turanywa, ifege tuyishyiraho, tugura na rikeri turanywa. Twicaye rero ndamubwira ati zana ya mafaranga tuyagabane twahize. Ndumva nge nashaka kujyana nawe, urumva nari furi nyine nawe ari furi. Ndumva nashaka kujyana nawe tunatandukane, tuzabona nejo duhuza twongera tujya ku gahigo. Hanyuma uyu mwana arambwira amereza amafaranga, ngiye ko amaye amafaranga, mbona amaye amafaranga makeya, turaserera. Hanyuma mu guserera sumbaze kuntu byagenze, nagiye kumva numva ikintu kimeze nk'urushyi kinyikubiseho. Numva ndazengere, numva nakaje ubwenge.
ngiye kureba nikozeho nsanga nkubise ikintu cy'ikivide sumbaza hano yagikuye ahita nsatura ahangaha arambaga n'ifoto ndayifite ngiye. Ninde wagufotoye? Hano ukuvuga ngo nahise nirukanka ako kanya bikimara kuba itamura n'abantu benshi cyane, abantu bahita bahurura, hahita haza umuntu ndamugata imfotora, urabona ahita mfotora, arangije ayafotoza telefone, arangije aragenda arayimanaguriza arayinzanira kwa muganga ko yarankurikiranye, namugata jya ureba amateka yawe bizakubera ubuhamya uzafate umwanzuro w'ubuzima urimo. Icyo gihe wavujwe nande wivuje ute? Hano kuvuga ngo icyo gihe kuntu byagenze ntago njyewe abantu baraneranyirije kuko ngiye nashidutse, bumva nashidutse banjyana mu cyumba nshiduka sinzi ibyo bankoreye, nshiduka bandoze mu gusohoka nahuye n'uwo muntu nyine wamaye ifoto aranjyana angurira ji yo kunywa n'amafaranga 10,000, arambwira ngo nyuma y'iminsi 3 uzasubira bagukure kino gipfuko bongere bagupfuke, nanjye nta kintu mfite ubaye muri ubwo buzima, ngo bivuze ngo nabagwa neza banyishyuriye. Kuko ngo akimara kubikora we yahise yiruka aragenda. Ariko n'ubundi nyuma yaho twaje guhura, araza nsaba imbabazi nyine biraho kuko nta kintu nakora, yari manini ingenzi yanjye, ndamwihorera nyine ndamubwira ati nta kibazo byarabaye nyine ntago nabihindura mu by'ukuri, nubwo nari ndi ubwo buzima ariko numvaga ko muri ngiye mfite umutima wo kubabarira, ndamubabarira. Hanyuma nkomeza kuba muri ubwo buzima bw'ubumarine n'ubundi, ndabyibuka igihe kimwe noneho baza gukora ikintu bita umukwabo, baje gukora umukwabo, cyari igihe umwaka wari uri hafi gusozwa. Wibuka icyo gihe hari ryari? Ndi kuvuga icyo gihe yari 2018. 2018 ndumva mu kwezi kwa gatanu mu kwezi kwa kane gutyo, 2018 mu kwezi kwa 12 gutyo umwaka ugiye kurangira, nibwo aba bakoze umukwabo baradukusanya banakangura abantu nyine urabyumva bari gushaka ibyangombwa, noneho nanjye bamfata muri abo bantu muri izo marine kuko nasaga nabi, kuko ndashoboraga kuba nakoga nka rimwe mu byumweru 3. Sinabasha, sinarinzi ngo bagura inkweto gute, sinarinzi ngo bambara umwenda gute, ngo bagura umwenda gute. Nge narazaga nagera mu gipangu nabona umwenda wanditse ku mugozi nkawumanura nkawambara, cyangwa se nazaca ahantu nkagurutse umuntu yangirimo akamba imyenda, hariyo nagendagana. Wari ukibuka bya biri wa muntu yakubwiye cyangwa rero rabitayeho? Ibyo bintu ntago ngiye nabyibukaga, ibyo by'Imana yari imubwiye kuri wowe. Ntago nabyibukaga, nari narabyibagiye, nari nibereye mu bundi buzima. Ntago wumvaga ko Imana, ntago nibukaga ko Imana hari icyo yegeze kumbwiraho, kubera ko Imana ntago ivuga rimwe. Na nyuma yaho nyine uwo muntu amaze kubimbwira ibyo bintu, na nyuma yaho bamaze gukora uwo mukaba, bamaze kunjyana, naragiye ngeze aho bagiye kungororera, nanone inumaho umuntu w'umupfanda. Bagutwaye he? Ni ukuvuga ngo mu kunjyana bwa mbere naragiye nyenda ndashyikirizwa, banjyana IWAWA. Wagororewe IWAWA? Nagororera IWAWA kuko IWAWA ni ahantu haba abasayikoloji, ni ahantu hari umutekano uhagije. Hanyuma nagezeyo nicayeyo, urumva ntago nisanzeyo, nasanze n'abandi bagenzi banjye bariyo, ariko birangura kubyakira kuko nta byangombwa nagiraga, kuko nta hantu nari mfite mbaruye ngo urabizi gushaka icyangombwa n'ibintu bihera mu bibanze, mu nzego z'ibanze. Gushaka ibyangombwa era mu nzego z'ubanze ku mudugudu, urumva ibyo ngibyo urumva nta mwanya nari mfite, ntago ibyo nari mbizi kuko
arangamuntu wagiraga nta rangamuntu nagiraga. wafashwe mu nzererezi Nafashwe mu nzererezi ngeze babona ko ngomba kujya kugororwa, ndagenda njya kugororwa. Hanyuma ndabyibuka nayo nicaye ahantu munsi y'igiti imbere y'ikibuga ahantu bakinira basket. Umusirikare araza arantuza nambaza ati se kuki wigunze abandi bari gukina. Ndamubwira ati ngiye ibi ngibi nibyo birama amahoro, ndi kwibaza kuntu nzongera kureba aba igihugu ko ari mu kindi gihugu nyine. Barambwira ati se wa mwana ko mbona hazaza ari heza. Ambwira ubuzima bwe bwose, ambwira ku buntu yinjiye mu ngabo z'igihugu 2011. Byose arabinsobanurira, ambwira akamaro ko gukorera Imana, ambwira urwego agezemo, arabimbwira. Arangije arambwira ati kandi wa mwana we ahazaza we ni heza, korera Imana bigishoboka. Ahita yinga muri rya jambo rya wa mubyeyi, niho nabyibutse, aho kugira ngo Imana iguhombe izaguhombye. Itanibuka ya magambo wa mubyeyi yambwiye. Hanyuma maze kuyambwira, maze kuyibuka, ndabyibuka nahise mfata amasengesho. Nyuma y'iminsi, nyuma y'icyumweru nahise mfata amasengesho, kuko nagendaga ya magambo agenda ngarukamo, najya kurya akangarukamo, najya gukora tasi ya magambo akangarukamo, naba ndyamye akangarukamo. Ndavuga ati reka noneho nanjye nige kwiyiriza nk'abandi, nsenga. Ndasenga, iryo joro nibwo Imana yansanze. Ngiye kubona mbona inuma iratambutse, imaze gutambuka mbona umukororombyo urakubise, mbona ya numa ivuyemo umuntu wambaye ikanzu y'umweru muremure na rugabire. Mbona ari hejuru y'ahantu hari ababyeyi basa nkaho hari ahantu hari ikibaya barimo barasenga. Mbona bamanukiyemo, nge nari ndi hejuru ku musozi niho nabonaga. Numva ijwi rirambwengerega, uri kwanga kunkorera ufite amaguru n'amaboko, uzankorera ugendera mu kagare. Ndashaka kunkorera yewe ya besi we, nuko ijwi ryambwiye. Ijambo navuze ati Mana, nimbona unkuyahana amahoro nzagushima, kugukora nzagukorera, icyo uzankoresha cyose nzagikora. Nuko yakabyara abahungu n'abakobwa. Nagiye kubona mbona igihe kirageze, hantu mavuye amahoro. Mba ndatashye, mba ndaje noneho, kuko bariya kugucyura. Hariya wamaze igihe kingana gute? Hariya namaze iki gihe kingana n'umwaka. Wigiye biki? Hariya nize ikintu bijyanye n'ubwubatsi. Yego. Nize ikintu kijyanye n'ubwubatsi, niwo mwuga nakuyeyo na certificate yawo. Kugaruka rero. Hanyuma mu kugaruka nyine naraje, kuko ari babashyikiriza imiryango. Twavuze uburere, bahamagara iwacu badukiza umuryango mu rugo. Ati naramubuze, ngo ndaje. Baraturekuye turatashye, ndaje. Ngeze mu rugo rero nangira ubuzima bwo kwinjira kujya gusenga mu byumba. Nangira njya mu byumba, aho ngeze hose iyo sura wambaye si yawe, iyo ni isura Satani yagusize, Imana ishaka ko uyikorera. Hanyuma nangira gusenga gutyo, nangira kugenda ngwiza imbaraga. Imana imereza abantu bameka. Yego. Maze kumereza abantu bameka, hanyuma bagenzi banjye ntago nongeye kubasubiramo, nakomeje gutya inzira y'agakiza. Imana imereza ababyeyi mu mwuka bagomba kumeka. Manuel nangira gutyo gusenga Imana. Igihe kiragera, Imana inyambika imbaraga, irambwira ati noneho ndagushaka ko ujya kwiga ukabatizwa. Ndagenda njya muri ADPR ndiga, ndabatizwa, mba umukristo waho. Hanyuma nangira umurimo w'ivugabutumwa gutyo. Nukuvuga ngo akenshi hari igihe abantu bajya bajya nka hariya ugasanga yagarutse agatima karongeye, urumva kamusubije muri bya bindi. Biravuze ngo mbwira uwo mugendana nkubwira uwundi we. Njyewe nkeka ko ari Imana yabikoze, kuko njyewe nanjye nari gusubirayo, kuko izo mbaraga zo kudasubirayo ntago nari kuzibona. Ahubwo njyewe najyanye nabo gusenga. Tugiye gusenga,
Imana ahantu tugiye gusengera ihita ihamera abantu bagomba kumfata bakankomeza. Hanyuma abantu iyo bajyaga gusenga ntago bansigaga. Ngo n'ababyeyi bo mu mwuka. N'ababyeyi bo mu mwuka. Ahantu hose basengeraga, haba ku misozi, haba mu byumba, haba aho batumiye kubwiza, twarajyanaga. Noneho kakanya ko kuba najya muri bya bindi sinkabone. Kubera ko nari maze umwaka bya biyobyabwenge nabinywa. None barambwaga ko maze umwaka utanywa ibiyobyabwenge, hariya mu kigo ngororamuco cy'iwabo baguhereza amazi ashyushye umwaka wose kugira ngo mugakora siporo zihagije, kugira ngo bya biyobyabwenge mwanyweye bibakamukemo. Hariya nk'uko uzi ko umuntu afata ifunguro, haba saa sita urenzaho igikombe cy'amazi, haba nijoro urenzaho igikombe cy'amazi ashyushye. Hanyuma akambwira ati kumaze umwaka utabinywa hari icyo wabaye. Korera Imana, Imana izakugirira neza. Twebwe tuzakubera ababyeyi, tuzakuyobora, tuzakugeza aho Imana izadushoboza. Ngaho rero nuko byagenze, nangira umurimo. Imana none itangira nanjye maze kubatizwa kujya insanga inyuzuza mwuka wera nanjye tumuvuga butumwa. Umaze igihe kingana gute? Nukuvuga ngo njyewe maze gukizwa nakijijwe 2020. Ndumva aribwo nakijijwe. Gukizwa cyane cyane gukizwa no kugira ibyo ureka ubundi ugahitamo gukurikira. Urumva nagiye 2018 2019 ndataha nangira. Urumva nibwo natangiye urugendo rwo gukizwa neza. 2019 nibwo natangiye urugendo rwo gukizwa, ariko nambara imbaraga 2020. Urugendo rutoroshye rwo gukizwa ni amahitamo cyangwa se ni inzira bitoroshye cyane kubihitamo, kuko agari inzira byoroshye ariko nanone ibamwe amahoro. Wabishobojwe n'iki? Nje nabishobojwe n'Imana. Icya kabiri biravuga ngo mbwira uwo mugendana nkubwira uwo uriwe. Nukuvuga ngo iyo ugendanye iyo ugendeye mu kigare kibi ukora ibibi, ariko iyo ugendeye mu kigare cyiza ukora ibyiza. Nabishobojwe n'abo bantu Imana yamaye bo mu mwuka, ndetse n'abandi twahuraga tugasenga Imana. Uhagaze ute mu murimo w'Imana? Ubu kuntu magaze, ndumva magaze neza. Ahantu nanyuraga avuga ati dore ya marine iratambutse, iyi sanda atambuka, bakavuga ati umukozi w'Imana baratambutse. Wigeze ujya gushaka abo mwabanaga ku muhanda ngo babwirize ubutumwa bwiza? Murakoze. Nagiye kubashaka ndababwiriza, ariko bambwira ijambo rikomeye. Barambwira ngo icyo ni igihe cyawe, natwe igihe nikigera tuzaza. Ndabareka. Bamwe bagiye babasubiza mu kugororwa, hafi ya bose babasubije mu kugororwa, usibye 2 nakuyemo. Ubu ngubu dufatanyije umurimo. Ihari 2 baje byose babiretse. Umwe ni umuririmbyi, undi nawe ni umuvugabutumwa. Ubu nibyo wanyuzemo Imana yari kugutegura mwiki byose? Nukuvuga ngo ibyo nari ndi gucamo navuga ko ari ikiraro cyisatiriza ku cy'Imana yangambire hijya kundema. Ni ubuhamya Imana yagira ngo indemere kugira ngo nanjye nzakomeza abandi, ndetse n'ababyeyi bafite intimba n'agahinda bafite abana bari muri ibyo ngibyo, ko mu ijuru hari Imana izabakura muri ibyo ngibyo. Amarira mwarize mubasengera Imana yarayumvisha. Njyewe najyaga gusenga Imana ikambwira ngo nago naguhomba. Hari ababyeyi benshi natanze bagufatira iry'iburyo, bahora bagusabira kandi bakagusengera batakuzi. Niyo mpamvu iyo dusenze dusengera muri rusange. Hanyuma rero ayo masengesho hari ibintu agenda agakingura. Yego, turi mu isi dufashe igihe mu ntambara, umuntu yakiriho uri umuntu yishima ko yanesheje ikibazo uko atabarutse. Ukora iki kugira ngo utazongera gusubira muri ya sura mbi? Njyewe umuririmbyi wa 21 yaravuze ngo niducogore gusenga kugeza igihe Yesu azazira.
njyewe icyo nkora ni ugukomeza kuba maso, akomeza kwinginga Imana uko bwije nuko bukeye, nyisaba imbaraga ndetse n'ubwenge no kunyobora, kandi naningingira bagenzi banjye. Uracyari umusore, ntabwo urateganya gushaka umufasha? Ni ukuvuga ngo njyewe ndacyari umusore, ntago ndagera igihe, ntago Imana irancira inzira, ariko niteguye ko izancira inzira mu byo yambwiye n'ibyo yansezeranyije, n'ibyo ngibyo ndabizi, kuko ntago ivuga ijambo ikaririnda paka irisohoye. Hirya yo gukorera Imana ukora ibiki bindi? Hirya uri mu murimo w'Imana gusa? Ni ukuvuga ngo hirya y'umurimo w'Imana, iyo natagiye gusenga, ubusanzwe ndagenda nkakora ikintu cyitwa gusiga amarangi, puwenteri. Yego, Imana ijye biguhara nk'umugisha cyane. Niki cyiza wabayeho mu buzima bw'ibyaha, bwo ku muhanda, bwo gukoresha ibiyobyabwenge, bw'ibiki byose, ubu uri mu buzima bwiza bwo gukorera Imana? Ni irihe tandukaniro wabonyemo? Tandukaniro nabonyemo, nyiri hariya nta shusho nari mfite, ariko aho naziye muri Yesu nagize ishusho. Nyiri hariya ntago nabashaka kwiyitaho, ariko ubu niyitaho. Nyiri hariya ntago naryaga ibiryo bifite intungamubiri nubwo byabashaka kumbeshaho, ariko ubu ngubu n'utwo twaba ari dukeya, nurya nzi ko dufite intungamubiri, nkamenya isuku yatwo. Ufite izihe ntumbero yo wicuye ukavuga ati Imana hari ahantu wankuye, Imana wankuye aha n'aha, nanjye nzakora iki? Njyewe mu ntumbero yanjye mfite, nabwiye Imana rebwa ati Imana nungirira neza nzafasha imfubyi, nzafasha imfubyi, nzarera imfubyi wanjye mu rugo, kandi bagenzi banjye uzame imbaraga, kuko buriya Imana ihamagara umuntu umwe ikamuhamagariramo abantu benshi cyane. Kuba Imana yarampamagaye kuko ari njye, kuba ari yarantoranyije, hari bagenzi banjye Imana ishaka kuzakura muri ubwo buzima bataravamo. Yego, ngira ngo mu myaka yashize Imana ikomeze kumuhiruko ridashiranya kwigendera Pasiteri, guhamagarwa kwe hari uburyo ari ubuyobozi cyangwa se igihugu muri rusange cyabyungukiyemo, kuko yakoraga ivugabutumwa cyane cyane ku muhanda, kuri abo bana bo ku muhanda bitwa za marine. Ikindi kandi yaranababwirizaga hakagira bavaho, cyajyaga gusangira nabo, ntabwo akiriho. Ntabwo ujya wicara ngo utekereze uvuga ati urakoze, nanjye mu byo ndi gutekereza Imana impaye ubushobozi nazajya no ku muhanda, kuko wenda ubwo buzima bwo uranabuza ukuntu ari bubi wabubayemo, cyangwa se wamaze kubivamo waribagiwe. Ntabwo nibagiwe, naba ameze nka ya nyamaswa iva ku byita igasubira inyuma. Ntabwo nibagiwe ibyo bintu bitekerezaho, niyo mpamvu mvuze ngo nanjye iwanjye nzarera ipfubyi, hanyuma izo pfubyi ntabwo nzaryama ngo nzibone iwanjye, ahubwo bisaba ko nzahaguruka nkagenda mu mihanda, nkagenda mbwiriza, kuko bariya ni abantu baba baramaze kugira ikibazo mu mutwe, biba bisaba kubegera ukaganira nabo, ukabagira inama, ukabereka uburyo inzira barimo atari nziza, waba ufite no mu bushobozi, mu bigaragara ufite ubushobozi, ukagira icyo wabakoreraho umugisha, ukabereka inzira, ukabereka inzira, ukabajyana mu rugo, ukabagaburira, ukabagurira imyenda, ukabambika. Rero bibaye byiza ufite nk'ahantu hagutse, ubahereza naho kuba nyine mukabana nk'abana mu rugo, nabo bagenda bahinduka, nabo bakagufasha, biba ari byiza. Yego, urakoze cyane. Turi kugana ku musozo, dufite umuryango hano mugari w'abantu bo mu rugendo bakunda Imana, bakunda gushyigikira abantu bafite ibitekerezo byiza nk'ibyawe. Mbere yo kubabwira nimero yawe, urasaba iki abantu bo ku rugendo mu kugushyigikira, cyane cyane mu ivugabutumwa uri gukora, kugira ngo n'ibyo bintu byose bizagerweho? Ikintu nabasaba ni uko badutera ingabo mu bitugu, bakadufasha uko bashobojwe,
kugira ngo tubashe kuba twakura bagenzi bacu bari mu muhanda nabo bakaza bakegera Kristo bakaba abantu bazima, kuko urumva batakaje ubumuntu, babaho mu buzima bwo kwiheba, kandi n'ukuri ni abantu nkatwe. Yego, babwire nimero ya telefone yawe. Murakoze, nomero ni 078 30 62 21 Urakoze cyane, reka ngushimire. Imana iguhe umugisha, Imana ikomeze igukomereze mu murimo wayo cyane, kandi izakurinde kwibagirwa aho yagukuye. Nukuri Imana iguhe umugisha kandi nzi ko izabikora.